gutangira kuraswa na FRDC ukibaza ukuntu Yohana yarasa John urumva yego harimo no kwivuguruza ko mu nyeshyamba kwa M23 aho bari batangiye gutangaza iby'amawezero bamaze iminsi Meya Katenda akavuga ibi Gavana avuga ibi Lawrence avuga ibi cyuko Lawrence na Gavana bakavuga ibisa ukumva ariko none harakandi badukinze none Meya yatangaje ariko triste nibura abantu bava mu gacerere harimo gushaka icyatuma abantu babona amahoro nuko bayasasira kuko ikiguzi cy'amahoro kirahenze umunyamakuru Pero Ruwara wo mu ukunda gutangaza inkuru zo muri Kongo kandi ziba zirimo imyotsi ya hatari urumva akavuga ko hari icyo adashaka kuvuga giherekeje ibyo byose cyishimye ibyo byose muri strategy za M23 ari byo n'umugabo witwa Marshal yagiye avuga ati ese dusanze ari agatego make gashobora kuba ari gutegana none niko gatego kanarimo we siko yavuze icyo yanze kuvuga nkeka nuko Kabila ashobora kuba ashaka kurwana ahagurukanye imbaduko wavuga utese yihagurukira minjenje igagurukira hehe byari kwanga watakarije intwaro mukabona ko ari ibicucu gusubira taho kugira ngo gusa mwega nk'abizayirwa mukomeze gutekera mwibaza ko gatendo barimo kubakina murango murakoma mu mashyi gusa urumva wareba n'imbaduko Kongo imaze iminsi guhereje itangaza ko igiye gutangira kuri FDLR none ukabona ko nanone urwa nakandi shize mukabona ko Amerika ifite ibintu yongorera u Rwanda ikabyongorera M23 ikanabyongorera leta ya Kinshasa ngiye mbonye nk'umuntu wita u Rwanda nkamubaza namaza niba u Rwanda rwagira gutya rukizera icyo bita pouvoir de Kinshasa urumva igarutse petite barrière na grande barrière na pressure Amerika n'inyungu z'abanyaburayi nta nyungu rwose u Rwanda rufite mu bya peace agreement ya Washington nta n'inyungu Kinshasa yumva ko ifite mu bya Washington peace agreement ataruko inyungu itakahabaye ataruko inyungu yakabuze muri byo byose impamvu ngubwira ibi ngibi nuko ujya gusesengura ugacana ikarita ugasanga ntacyo Washington peace agreement yazanye kitari mu zindi peace agreements ziri mu karere yego twarayibonye batwika amapine Rubavu twarabonye barasa Rubavu twarabonye aba bantu urumva Sandrine to utare bitinde bitebuke wena mu bisekuruza bizaza bano bantu izi leta Kinshasa ne Kigali kugira ngo batuze baturane bizagorana ntabwo muyaya yamukandiraho uretse ko muri iki gihe Kayikwamba twite niba yaribarutse ntabwo mbyibuka neza ubona ko hakunze kuzamuka ijwi rya muyaya cyane Ministère des Affaires étrangères ubona kirimo ikibazo muri Kongo hako muyaya yarabikora hanyuma umukonera yavuze ati iyo event uhungire hatahagurutse ngavuga ku bibazo biri ahangaha ati nuwo kanyuka atabandi wapi sibyo ese inyeshyamba zati intambara ya politike diplomasi yaziri dawuni ntago bikunda akose barumva hanyuma yaravuga ati yasaga ariko subundi umugabo naza kumumisicotinga ariko sinanda mu misiko cyangwa ahangaha mu dukinzi igikoti mu maso ntacyo dukuyemo sibyo yego gusa icyo nahaye imbaraga jewe nuko nabonye mu byukuri M23 imikina gakino irimo ikina gakino abikinshasa kandi intambara ubona ko bigoranye cyane ko M23 yazayitsinda nabonye natubwira ati muzatungurwa ati benje muzatungurwa ati ibingibi ntago tubyemera amugani ko ari kuva mu bice oya ibice by'ababivamo oya kubivamo gusa bidafite icyo ikibiherekeje nkuko uri kuvuga tubishaka ko ari nagakino iyo bahaguma se bakagakina bahari reka nicyo kintu kigora abantu mwagakinye muri yo muri none iki namanande maranga mutima kwega abantu Sandrine nabo 23 nka minjenje yasize ruko defense igatega mbushe ntuze nga abantu ngo babaza rendo ikabicira kubamara urumva kina n'izi nyeshyamba jewe narayamanitse izi nyeshyamba zikora ibintu ibintu zirimo gukora nyine ama dommage collateral ntabwo abura urumva ariko nabaza rendo bazashira pe bo baraza nk'ibicucu bakagwa muri trap za M23 koko bahitana abantu ariko ntekeza ko shana babakandisha inzugi izi nyeshyamba ntabwo zapfa kuva ahantu zitaza amakuru yaho yego kandi harabaza rendo bahagendera hari jambo navuze ubushize nashaka gusubiramo ritazambyarire ntuzi amazi nk'ibisusi gusa nyine nibyo nakubwiraga mpaye nka rero zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe
na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. bakunzi bacu turabasuhuje umurere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira ngo tubahe update zigiye zitandukanye umunsi ku wundi. Ndi kumwe na David Marshal, ni umuntu wacu, ni umuntu wanyu, nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye n'ubusesenguzi bugiye butandukanye ku ngingo zitandukanye. David, ngo ayikaze, waramutse, wiriwe, umeze gute? Weekend yagenze neza? Weekend yagenze nabi ko nari ndwaye grippe kandi navuye nahanyirwaye n'ubundi. Ntabwo nabimenye. Kwa gatanu nari nyirwaye, urabizi nuko nari nyirwaye, urabizi. Ntabwo nari mbizi. Twabivuzeho maybe. Okay, niba utaruzi ko That's not me. Ntabwo ari njye ubwo nandi wabivuze. Niba utaruzi ko narwaye ubwo nawe wumva ko Oya, nisi ko nari ngufite imbaraga, story iki kantu ushobora kuri. nyine ubwo kugenda nkugabanya mu nshuti zanjye. Ahubwo ndumwe. Nta kudemobiliza. No kuri iyi weekend ngusabye imbabazi. Naribuze pe. Wa mugani twanavuganye kandi ntabwo twabura kuvugana. Samdina mfite ubukwe bw'umukobwa wa navuga wa ni haru wa Valence Papi. Yego, dimanche mfite ubundi muri famille yacu yapfuyemo umuntu twagize ibyago. Ibyo warabimbwiye. Tuzashyingura ejo. Urumva mfite ibibazo byinshi. Ariko nukuri suko nabaye inshuti mbi, iyo nawe ujya urwara uvugerega. Utapostinze ngo ubundi ku binini ngo munsengere. Igihe ntamenya amakuru, ubundi amakuru yawe wada update. Grippe turayisuzugura kenshi kandi indwara. Ni grippe nimbi cyane. Kandi yanyiciye vibe zo muri weekend. Ahanabonetsemo umucyo umuntu agomba guprofita. Icyo kora. Nari kubana n'abantu batandukanye ntibyakunze. Mbitwara gutyo nyine niko weekend yagenze niyo uburwayi. Yego. Kandi grippe niyo ndwara ndwara gusa, ni nawe ntinya nta yindi ndwara yapfa kunkanga. Na malaria. Malaria si indwara rimwe kuva twamenyana. Iriya malaria ahantu yamfatiye ndahaza. Yego se. Nukurana editinga nkageza saa 7 mu biganiro. Yego. Byanze bikunze imibiranje. Ntabwo abona mu bukuriki. Ariko ubona bifatiye ingamba. Bifatiye ingamba, hari imiti umuntu agura akisiga. Imibu ntimuvogere. Biterwa nuko wambaye. Yego. Sibyo? Gukinga amadirishya kare byo ntibishoboka, dore Kigali irimo gucukura n'ibindi bizenga by'intuza. Muzamure ya malaria zadukoma no bira bizenga nibimara kuba parike byose. Muri iyo nizere ko Minisante bikurikiranira hafi. Nibyo ngibyo niko weekend yagenze. Weekend yarimo amakuru menshi. Harimo ko FDL rigiye gutangira kuraswa na FRDC, ukibaza ukuntu Yohana yarasa John. Urumva? Yego. Harimo no kwivuguruza ko mu nyeshyamba kwa M23 aho bari batangiye gutangaza iby'amawezero bamaze iminsi. Meya Katenda akavuga ibi, Gavana avuga ibi, Lawrence avuga ibi, cyuko Lawrence na Gavana bakavuga ibisa, ukumva ariko none hari kandi badukinze none meya yatangaje. Ariko triste nibura abantu bava mu gacerere bamenya ikiriho. Hari abatarabikurikiranye ikiriho wabahana update nta ngorane. Ikiriho kigaragara nuko ikiriho nuko M23 igaragaza yuko yavuye ku bwa meya. Yego. Ku bwa meya Julien Katende we yagaragazaga ko barimo gusubira inyuma kuri consensus hari yuko bamwe bajya inyuma bakajya imbere inyuma ibirometero 30. Yego. Nta document byanditsemo. Ariko ibintu byose ntago wavuga ngo biranditse n'iki bintu nk'ibyo. Icyo we avuga wumvamo kirimo kuri nuko ahita nabihuza nuko Doha peace process yapfuye. Ndetse donc yahagarariye aho ngaho. Yego. Ikene yo kwimukira ngo mu Busuwisi. Urumva n'ingredient yashizemo. Icyo rero cyo kwigira inyuma abandi bakagira gute ntabwo kigaragara ku ruhande rwa FRDC, ariko ibyo ni bisanzwe. Ariko mu bigaragara hakaba hatarimo icyo twakwita nka pressure. Yego. Nicyo kigaragara noneho mu kwa meya no kwa Gavana bahati. Harimo gushaka icyatuma abantu babona amahoro nuko bayasasira,
kuko ikiguzi cy'amahoro kirahenze. Umunyamakuru Pero Ruwara wo mu ukunda gutangaza inkuru zo muri Kongo kandi ziba zirimo imyotsi ya hatari urumva akavuga ko hari icyo adashaka kuvuga giherekeje ibyo byose cyishimye ibyo byose muri strategy za M23. Hari ibyo n'umugabo witwa Marshal yagiye avuga ati ese dusanze ari agatego make gashobora kuba ari gutegana none niko gatego kanarimo we siko yavuze ko icyo yanze kuvuga nkeka nuko Kabila ashobora kuba ashaka kurwana ahagurukanye imbaduko wavuga utese ihagurukira minjenje igagurukira hehe byari kwanga ariko giyewe nkubwire Marshal niba hano mujya mumbaza amakuru ajyanye na defense nkasobanura ibintu mu buryo buri defensive yego cyangwa se mu buryo bw'ama defense ibintu nk'ibyo ngewe niga igisirikare ndi buto isomo ryawe zawe zidro naryizemo nimba n'umusikara w'izidrowing nzabona kare muri tactique yaba ari w'izidro igamije iki icyo yakoze ntabwo kinyuranyije n'imirongo ya gisirikare w'izidro ndetse uziko njye nanongeramo nkavuga ngo ingabo zishoboye zirawe zidrowing yego na cyane cyane zashobora kurushaho zikawe zidrowinga mu gihe cy'insinzi yego kuko iyo atari igihe cy'insinzi ni insinzwe nyine ntabwo ari wizidro ukoze ni wizidro iri force urarashwe nyine uraneshejwe urirukanza nicyo Pero yavugaga atari ko mubona abantu barafasha abantu bameneye amaraso batakarije intwaro mukabona ko ari ibicucu gusubira taho kugira ngo gusa mwega nk'abizayirwa mukomeze gutekera mwibaza ko gatendo barimo kubakina murango murakoma mu mashyi gusa urumva wareba n'imbaduko Kongo imaze iminsi guhereje itangaza ko igiye gutangira kuri FDLR none ukabona ko nanone ubwo nakandi ishyizemo ukabona ko Amerika ifite ibintu yongorera u Rwanda ikabyongorera M23 ikanabyongorera leta ya Kinshasa Kongo ubwo gongorerano rero turubona mu bimenyetso kuko abadiplomate cyo baganira byose ntabwo bijya ku karubanda ariko rero twanamenyere ko byose bijya ku karubanda ariko hari ikintu cyabayeho byanze bikunze ubona ko ntekereza ko ijwi ry'u Rwanda ryo kuvuga ngo ariko burirwa muvuga batarase FDLR bo bite noneho bashyize brigade yo kwirasa ariko birarangira gutyo nta cyizere kubera ko nakubwiye ko ubushize kugira ngo byose tubyizere hagobye kubaho icyo twise political common ground abantu bose bahuriraho ntituvuga rumwe nanjye ariko dufite umusingi duhuriyeho twese yego either it goodwill n'ubushake none ubwo bushake muri Kongo nta buhari urumva haba mu buryo strategique haba mu buryo bugize gute kandi tugarutse kuri Kongo n'u Rwanda ubwo twari dutambutse yego n'u Rwanda rubwo tudakunda kuruvugaho urumva rimwe na rimwe nakwandushije ko tutanavuga ku makote wenda yaba ameze kuntu ku Rwanda sintekereza ko n'u Rwanda nubwo utari giye uruvugira urubajije rwakwizera 100% ko icyo Kongo cyose yakora dusipoze ngo kiri muri Washington Peace Agreement yego ngiye mbonye nk'umuntu wita u Rwanda nkamubaza namaza niba u Rwanda rwagira gutya rukizera icyo bita pouvoir de Kinshasa urumva igarutse petite barrière na grande barrière na cyanzarwe nahe hose whatever the path whatever the way byabinyuzemo ubwo nongera kandi kurusha nibura bakontrola hariya tembo n'u Rwanda nagubona ubonye ko urubazo atari ko buriya mwakwizera nge FARDC yisize insenda n'amarangi za Washington urumva yari Sauli baye Paulo kurusha AFC byakunda icyo cyiza u Rwanda rwagifite kubera ko FARDC yafatikanyije na FDL imyaka n'imyaniko urumva yego amasomo ya FARDC byageze naho n'umuvugizi wayo Sylvain Ekenge ayashyira mu mvugo muri RTNS ideologie ya ukurikirane neza ndimo kuvuga amasomo ya FDL nako bambabarira ndabikosoye amasomo ya FDL yigishijwe na mu gisiri kuri televiziyo y'igihugu ari gicwa bana muri primaire urumva yego ukuntu mbona Tshisekedi ejo wongeye gutuka n'abayobozi b'u Rwanda ngo nabasazi urumva Tshisekedi yandeba na administration yiwe bijuze muri Washington just Washington is enough ku buryo yatuma abasawuri bahinduka Paulo bigakunda kuko nta goodwill ihari aba bantu icyo twita common ground tuba tuvuga abantu bagombye kuba batangiye kuganira byagera hagati Rwanda yigasubira kaguruka bambasaderi bakongera bakoherezwa hagati y'ibihugu byombi nyine tutitayenga ibibazo bihari ukabona hariho goodwill yego but ntabwo ubona ko hari ikintu cyo bushake kandi nushaka kuvuga ku mpande zombi kubera ko habuze ikintu cya trust nta ruhande rutrusting urundi ikirimo gukora uyu munsi ni igitugu na pressure Amerika n'inyungu z'abanyaburayi nta nyungu rwose u Rwanda rufite mu bya peace agreement ya Washington nta n'inyungu
Kinshasa yumva ko ifite mu bya Washington Peace Agreement, atari uko inyungu itakahabaye, atari uko inyungu yakabuze muri ibyo byose. Impamvu nkubwira ibi ngibi nuko ujya gusesengura ugacana ikarita ugasanga ntacyo Washington Peace Agreement yazanye kitari mu zindi peace agreements ziri mu karere. Yego. Ntacyo yazanye kitari muri Addis Ababa peace framework cyangwa se accord cadre d'Addis Ababa. Ntacyo Washington yazanye itakemura, ntacyo yazanye n'u Rwanda na Kongo bitumvikanagaho uwa babiri batarabivangira. Urumva? Sinibwira ko igitsure cy'umunyamerika ari cyo zatuma ibintu byose bijya mu buryo. So kuvuga iki rero, kuvuga ngo iki kirimo kugaragara nyine ku mpande zombi, nicyo nakubwiraga, harabura kubaka ukwizerana kandi kuramye. Yego. Wibuke neza ko nakubwiye ngo na n'ubu nyuma yuko Tshisekedi ejo yahuye n'abapfumu n'abantuze n'abakonekone bose babandi bambara impuzi nyamaswa n'iki byose, akongera gutuka igihugu cy'u Rwanda. Uwo niwe muntu urimo kuza n'abapfumu nabonye bavuga muri Kongo, n'abapfumu ariko nyine urumva. Yego. No kuvuga ngo niki cyerekana yuko Tshisekedi nyine ari muri process ya de-escalation, kugabanya uwo muka bo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ubona guhangero nyinshi diplomasi ndasubirana imirongo yayo urumva. One way and one day baravuga bati FDL n'abasaza ubundi bati tugiye kwirasa ikintu kita kandi ariko ubwo ngubwo ntaza no kubutindira. Ubundi hari abantu babelivinga bizera mu myizerere biri ko abantu bafite amakimbirane bagomba gufata undi akamuhonda akamwumvisha, amara kumwumvisha akavuga ati n'ubutaha. Ubwo nyine simbizi ibyo muri Kongo kuko Tshisekedi ubona nicyo ashaka, cyangwa n'u Rwanda rugategetse kwana gukoma nawe kuko nabo rufite ingamba z'ubwirinzi zitoroshye pe zazengereje Kongo. Kongo yarazengererwa muzunga kubera ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Nubona umugabo ujya ataka urumva abataka babaye. Ubwo rero kuvuga ngo Kongo izakora metamorphose iva mu kibi ivya mu cyiza, cyangwa se u Rwanda rutrustinge Kongo ikiri Kongo yitureba yuko Kongo yigira ibi ngibi isubiranye Goma na Bukavu ikavanga icyo bita ngo entire territorial integrity iko yo ibyita. Twarayibonye batwika amapine mu Rubavu, twarabonye barasa Rubavu, twarabonye aba bantu urumva. Sandrine to utare bitinde bitebuke wena mu bisekuruza bizaza. Bano bantu izi leta Kinshasa ne Kigali kugira ngo batuze baturane bizagorana. Kereka hagati ushizemo Loni, ubundi hagati ya Israel na Liban urumva haba murongo niba wita Blue Line, sibyo? Kuko nawe utabuza kurwana n'ubu bari mu ntambara, ariko banza n'abantu bakeneye Blue Line, kandi iyo Blue Line AFCM 23 ikina neza cyane. Izamuye nayo shape igashepinga diplomasi na politike yayo. Ubona bare banze mu kurasa ariko politike yabo iracyari hasi cyane. Cyangwa ubwo niko babishaka wenda simbizi, wenda niko babigena. Ariko ejo bundi aramukonera bita Ndori wahoze muri izi nyeshyamba abikampara, nabonye akora akantu kameze aka extrait kutuntu yanditse yifuriza Eastern DRC mu kinyabupfura cyinshi nk'umufisiye superieur agerageza kubwira abantu babishaka bose. Inyandiko yenda yifite hano yibaza kimwe dukunze kwibaza aho abandi gina abandi bantu bahoze muri politiki y'abarwandofone bagiye hehe cyangwa se muri Eastern DRC. Abandi avuga na abandi bantu ubona bakinaga ibintu bigakunda. Yanengaga iki cyama avuga ati koko foreign affairs yanyu mubone ikora. Hari naho yagize arabaza ngo mubona inde wahagarara agahangana na diplomasi ya Kayikwamba muri AFCM 23. Ariko sinzi nuko umuntu ababaza nk'uwisubiza ninde se. Kayikwamba paritse ahangaha uninde uparitse hariye. Yego koko Jire Banza umugabo w'ingabo araparika ari amakenga gaparika rugahana inkoyoyo. Yego. Urumva media rwose buriya Lawrence Kanyuka nabonye namushima umukoloneli. Lawrence Kanyuka yabishatse akabishyiramo imbaraga ukamuha imbaraga, ntabwo muyaya yamukandiraho. Uretse ko muri iki gihe Kayikwamba twite niba yaribarutse ntabwo mbyibuka neza, ubona ko hakunze kuzamuka ijwi rya muyaya cyane. Ministère des Affaires étrangères ubona ko irimo ikibazo muri Kongo, hako muyaya arabikora. Hanyuma umukoneri yavuze ati iyo event uhungire hatahagurutse ngavuga ku bibazo biri ahangaha ati nuwo Kanyuka atabandi wapi, sibyo? Yasize inyeshyamba zati intambara politike diplomasi yaziri down.
ntago bikunda ako se barumva. Hanyuma yaravugaga ati yasaga ariko se ubundi umugabo naza kumumisicotinga ariko sinanda ubona nava mu miscotinga ngafata ibye nkabimira bunguri ndabishaka wikireka nze bigusomera urebe urumva mbeje bigusomere bimwe nimba bifite na hafi ndanabiguha nawe birebe kandi nta kuntu abantu batabagize bahanahana ibitekerezo urumva. Yego rero byose bikomezwa no kubura icyo kintu cyuko abantu bisheta muri diplomasi ukabona wapi se nakubwira gusa muri iyi weekend nyine nakubwiraga yuko hari byinshi byagiye bisobanuka nibura umuntu akavuga ati ahangaha birumvikana cyangwa ahangaha mudukinze igikoti mu maso ntacyo dukuyemo sibyo. Yego gusa icyo nahaye imbaraga jewe nuko nabonye mu by'ukuri M23 irimo ikina gakino abikinshasa kandi iyi ntambara ubona ko bigoranye cyane ko M23 yazayitsinda. nabonye natubwira ati muzatungurwa ati benshi muzatungurwa ati ibingibi ntago tubyemera mugani ko ari kuva mu bice oya ibice by'ababivamo oya kubivamo gusa bidafite icyo ikibiherekeje nkuko uri kuvuga uti bishaka ko ari n'agakino iyo bahaguma se bakagakina bahari reka nicyo kintu kigora abantu mwagakinye muri ayo muri none n'andi maranga mutima kwega abantu Sandrine navuga ati uwo musize kipese bakamwica uwo musizemo injenje yarabebotse bakamwica muzamwishyura iki gusa bikavuga ko M23 nka minjenje yasize ruko defense igatega mbushe ntuze ngo abantu ngo babazarendo ikabicira kubamara urumva. Kina n'izi nyeshyamba jewe narayamanitse izi nyeshyamba zikora ibintu zirimo gukora nyine ama dommage collateral ntabwo abura urumva. Ariko n'abazarendo bazashira pe bo baraza nk'ibicucu bakagwa muri trap za M23 koko bahitana abantu ariko ntekereza ko nabo bakandisha inzugi. Izi nyeshyamba ntabwo zapfa kuva ahantu zitaza amakuru yaho. Yego kandi hari abazarendo bahagendera. Hari ijambo navuze ubushize nashaka gusubiramo ritazambyarire ntuzi amazi nk'ibisusa gusa nyine nibyo nakubwiraga mpaye nka rero ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza.